Bavandimwe muduteze amatwi kuri Vision TV, turasuhuje twifuriza amahoro ya Nyagasani kandi tubashimira ko mudukurikiye. Turashimira cyane by'umwihariko abantu bamaze gukora subscribe. Tubasabiye imigisha ya Nyagasani kuko abo ni abantu bagira urukundo bifuza ko abandi batera imbere. Nawe niba utarakora subscribe yinkorere, ubundi Imana ikumpera umugisha. Sinzi impamvu ubundi umuntu atabikora. Gukanda subscribe nta n'isegonda bitwara, kandi ukaba ukoze ikintu gikomeye, utereje umuvandimwe imbere. Hanyuma ingingo rero iragira iti bigenda gute, byikora bite ngo abantu bamwe bemere kuba ingorozwamuheto, bemere kuba amatungo y'abandi, imyaka magana ishire barabyemeye uko. Abantu rwose bakaba amatungo y'abandi, bakabinezererwamo, bakabibyiniramo, bakabibamo imyaka magana, wagira ngo nta cyabaye. Ahubwo hagira ushaka kubivugaho, bene wabo ba bandi banyuzwe no kuba amatungo y'abandi bakamufata nk'utuzuye, bakamurwanya. Byikora bite? Kubyumva bijya bingora. Abarabu bavuye iwabo muri Aziya, baza muri Afurika, bafata abanyafurika babagira abacakara imyaka 1400. Icya mbere wakwibaza uti byagenze bite ngo abanyafurika babyemere? Wenda reka tuvuge ko babarushije imbaraga bakabagira abacakara koko. Babagize abacakara imyaka 1400, abagabo bakabakona kugira ngo batabyara. Umugore yasambanywa n'umwarabu yamutera inda, umugore bakamufomboza agapfana n'uwo atwite kuko badashaka kuvanga ubwoko bwabo n'ubw'abirabura. Niyo mpamvu mu majyaruguru ya Afurika, bya bihugu by'abirabura hariya muri za Tunisia, muri za Misiri ariyo Egypt, muri za Algeria, muri Maroc, muri za Mauritania, Sudani y'amajyaruguru, biriya bihugu byose byitwa iby'Arabu, byitwa ngo ni ibihugu bya Maghreb, byari bituwe n'abirabura. Abarabu babicisha kubakona, iyo utabyara nyine ugera ugashira. Babicisha kubakona no kubafomoza ndetse no kubica nyirizina, barashira. Hasigara hariya hatuwe n'Abarabu, ariko abandi bahungiye munsi y'ubutayu bwa Sahara, bahunga ubwicanyi, ariko bahunga baramaze kugirwa abisilamu. Ariko igitangaje na n'uyu munsi abirabura bagize aho bahurira n'Abarabu. Abirabura nako muri Afurika baranyuzwe, birirwa basenga mu Cyarabu, babaye Abarabu. Imitima yabo yabaye Abarabu, bafashe amazina y'Icyarabu, baranyuzwe. Ikibazo gikomeye si uguterwa no kugirwa umucakara. Ikibazo gihari gikomeye ni gute umuntu anyurwa n'ubucakara, uwamugize umucakara akamuteka kuba umwisilamu ku ngufu,
hanyuma bikava ku itegeko bikagera mu kunyurwa. Umunyafurika akanyurwa akanezerwa no kuba umwisilamu no gusenga mu cyarabu no kujya gusura hija ngo urugendo rutagatifu. Abantu bakirwa bafite za positions zikomeye zo kwamamaza ubwisilamu bwazanywe n'ubucakara bw'abarabu. Umuntu anezererwa muri ibyo gute? Akanyurwa akabyigisha abandi. Rwose abantu bakajya kwiga icyaro, bakajya kwiga korowani. Uwayizanye yaje ari umucakaza, yishe bene wacu, yakonnye abakurambere bacu. Abasigaye bahungiye munsi y'ubutayu bwa Sahara bahungana na wa muco w'abarabu ari wo Isilamu. Kuko Isilamu si iyobokamana ku muntu wese. Isilamu ni umuco, ukaba n'iyobokamana ku barabu. Ni gute umwirabura wahemukiwe nabi cyane n'umwarabu na n'ubu ngubu akimuhemukira yaje kunyurwa no kunezezwa no kuba umwarabu mu mutima no kwitwa izina ry'icyarabu no kwigisha abandi imibereho y'abarabu? Ntago njya mbyumva. Niba umeze utyo wakabaye ugira isoni, wakabaye ugira ipfunwe. Niba umeze utyo kuko utazi amateka yashaka uyamenye, umenye ngo abarabu bagiriye n'ababirabura mu gihe cy'imyaka 1400 barabagize abacakara, babakona, abagore babafomoza ndetse banabica. Icyo cyarabu wigisha, iyo korowani wigisha, iryo zina ry'icyarabu ufite ushaka no kwita abandi, byazanywe n'abagome b'abarabu baje baducakaza batwica. Niba umeze utyo hinduka, menya ko abakurambere bahemukiwe n'abarabu bakureba ijisho ribi. Reka tuve ku barabu tujye ku banyaburayi. Abanyaburayi bagize abanyafurika abacakara imyaka irenga 400. Barazaga bagafata abirabura ku ngufu bakabajyana muri Amerika gukora imirimo y'agahato, bakora aho guhembwa bagakubitwa, bakabateka guhindura amazina bakitwa amazina y'iwabo. Jya wibaza impamvu umwarabu aza muri Afurika akaguteka kwitwa icyarabu, izina ry'icyarabu ukitiranwa n'umusekuruza we. Wibaza impamvu umunyaburayi aza muri Afurika akagutegeka kugira ngo Imana ikwemere uri umukristo nyawe wemewe n'Imana, akagutegeka kwitwa izina ry'umusekuruza we w'umunyaburayi. Harimo ikintu. Imyaka rero irenga 400 batwaraga abirabura babavanye muri Afurika bakajya kubakoresha imirimo y'ubucakara, bakubitwa nk'igihembo, igihembo ari inkoni, banicwa, bamanikwa, bakoreye byinshi bibi. Icyambere wakwibaza ni gute Abanyafurika bemeye guterwa n'ibirwaneho? Ese kubera iki abirwanyeho nabo bananijwe? Igisubizo wenda kirahari, ni uko wenda bazanye imbaraga tutari dufite. Hari ibyo bagezeho mbere kuko bahangayitse mbere yacu, bagera ku bikomeye mbere, bagera ku ntwaro mbere zicira umuriro. Reka ibyo tubyumve. Ariko se ni gute abacakara, abavuze ku bacakara bakaba bazi amateka y'ubucakara, kuki bishimiye kubaho mu ngaruka z'ubucakara? Kuki bishimira kwitwa ba Dickson, ba Jackson, ba Jefferson, amazina bategetswe
n'ubucakara. Abo bakomotse ku bacakara bakaba bakiri muri Amerika n'ahandi, kuki banyuzwe n'ingaruka z'ubucakara? Ntabwo mbyumva ko uyu munsi bahari b'abaherwe. Ese batekereza iki ku mugabane bakomokaho w'Afurika? Hanyuma reka tuve ku bucakara. Abazungu bamaze kubona ubucakara butakigezweho, kuko bari bamaze kubona inganda n'amamashini akora imirimo abacakara bakoraga. Noneho ubucakara bubera iwabo barabureka, baza gukora ubucakara hano muri Afurika ndetse n'ahandi mu isi, aribwo bwitwa ubukoroni. Bazengurutse isi bayikorera ubukoroni, Afurika, Aziya, hose barahakoronije. Ariko abanyaziya barabigobotoye, basezereye ubukoroni. Babusezereye, imyemerere bazaniwe n'umuco bazaniwe n'abanyaburayi barabyanze, bagumana ibyabo. Uyu munsi bateye imbere. Abashinwa, Abahinde, Abanyakoreya ya ruguru n'abandi bateye imbere, ntibicana, bunze ubumwe. Hanyuma twebwe Abanyafurika twagizwe abacakara imyaka irenga 100. Nako abakoroni imyaka irenze 100 baraje baradukoloniza, biba abantu bacu, bica abantu bacu, biba imitungo yacu, bakagukoresha mu kirombe ukubitwa. Ibyo umaze gucukura bakabigukorera, ukabijyana ku makamyo yabo ukubitwa. Donc umuntu akakwiba, kandi ijya kwibye akaguteka kubyikorera ubijyana mu kinyabiziga ari bubitwaremo, kandi akarenzaho n'inkoni. Ariko ikibazo bakwibaza, byagenze gute kugira ngo twemere baze batubere mu bihugu, bafata imitungo yacu natwe tuba imitungo yabo? Izo ntege nke ni gute zatubayeho tukabyemera? Igisubizo wenda basubiza ni uko ngo bari barateye imbere bafite ibiciro umuriro, kuko hari n'abagerageje kwirwanaho baratsindwa. Icyo tucyumve. Ariko se bigenda gute kugira ngo noneho tunezererwe muri ubwo bukoroni, tubunezerewemo, tububyiniremo? Baraje bazana ukwemera kwabo, babanza kuduteka ku ngufu. Nko mu Rwanda ho murabizi ko birukanye umwami wacu Musinga, kuko yanze ko umukristo no kuha u Rwanda uwitwa ngo ni Kristo umwami. Rudahigwa barabyemera, bavuga ko yabyemeye kugira ngo abanyarwanda badashirira ku muhe, badashirira ku icumu, kuko yabonaga abo bantu bafite imbaraga. Ariko n'ubundi amaherezo baramwishe. Ariko kandi n'abanyarwanda bagiye bashira ku icumu, bamarana hagati yabo, kandi bamarana kubera ibyo babwiwe n'abakoroni batuzaniye ubukoroni, bakatuzanira na bwa bukristo bagendanaga. None ni gute tunezererwa mu byazanywe n'umuntu mubi? Kuko umukoroni we ni umuntu mubi byanze bikunze. Ariko ukwemera yazanye twarakuyobotse. Uyu munsi dufite abadefanseri bako, dufite abarengezi b'uko kwemera, biteguye kurwanya uwo ari we wese ugira icyo avuga. Ariko bo bafite bamwe muri bo bafite ukuri, kuko barabihemberwa bakaba abaherwe kubera uko kwemera twazaniwe. Ariko se abatagira icyo babonamo ngo batanga utwabo, bo bite byabo? Turabyina, turanezerewe mu ngaruka z'ubukoroni. Amazina,
tubyara abana tukajya guhitamo amazina meza y'icyongereza n'igifaransa, twazaniwe n'ubukoloni. Aho kwita abana bacu amazina yacu n'aya data n'aya ba sogokuru, twita abana bacu amazina ya ba sogokuruza b'abanyaburayi batugize abacakara bakadukoloniza, bakatwiba ibyacu. Ni gute tubyina tugashengerera mu byo twazaniwe n'abantu babi aribo bakoloni? Ni gute abanyafurika bashyirirwaho, reka tujye nyuma y'ubwigenge, ikiswe ubwigenge, kadushimira abagerageje guhangana n'ubucakara bukaba bwaragabanyije umurego ko buracyahari, kadushimira abagerageje guhangana n'ubukoloni, ba Kwame Nkrumah, ba Patrice Lumumba, ba Thomas Sankara, ba Samora Machel, ba Ahmed Sékou Touré n'abandi, na ba Robert Mugabe. Turabashimira. Kadufate n'umunota twunamire abaguye muri izo ntambara zo kurwanya ubukoloni n'ubucakara. Ndabashimiye ababashije umwanya wo kubibuka no kubakeza intwari zacu. Ariko ibyo baharaniye byaragambaniwe, kuko nyuma y'ubukoloni nabwo bwavuyeho atari uko batugiriye impuhwe, ahubwo hamwe bwavuyeho kuko babonaga hari uwo bita Joseph Stalin nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, amaze gutsinda Hitler, niwe bavugaga ijambo rikijyana, kuko nibo batsinze Abarusiya, nibo batsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Baravuze bati mube mu bihugu by'abandi, ntabwo ubukoloni gukoloniza abandi ntabwo bigezweho. So abanyaburayi babona rero koko n'abanyafurika batangiye guhumuka, babona ubukoloni butagigezweho, ubukoloni bwa direct. Noneho bakora icyo bita neocolonialism, ubukoloni buri mu isura nshya. Bica abari bafite umutima wo kuvanaho ubukoloni burundu, bashyiraho ibipupe byabo aba ari byo biyobora Afurika kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Ubaze mu baperezida 54 bagiye bayobora Afurika kugeza uyu munsi, abenshi muri bo ni ibipupe by'abakoloni. Nkibaza ngo icya mbere ni gute umuntu yemera kuba igipupe agakorera umuntu mubi ari umukoloni? Arabibona akamwiba, arabibona akamusuzugura, atamwubaha, ndetse iyo urebeye ku ngero arabibona ko igihe iyo kigeze akamurambirwa, amwica ndetse nabi, amusuzuguye. Kuki noneho abayobozi ba Afurika ba bandi bemeye kuba ibipupe bya Afurika batarebera kuri bagenzi babo n'amaherezo yabo, ahubwo bakemera gukomeza kuba ibipupe b'imarionette? Ndavuga abayobozi nka Alassane Ouattara n'abandi batandukanye bakorera ku mabwiriza y'abanyaburayi, bakaba abakolonizatori bashya b'abaturage babo. Abakoloni b'abazungu nyirizina baragiye badusigira abakoloni bambaye uruhu rwirabura ariko mu mutima ari abanyaburayi. Babanje guforomata, babanje kwigisha ibyabo, ndetse abenshi babona bashyingira abagore b'abazungu kugira ngo babashe gukontorora neza. Ni gute umuntu yemera kuba igipupe cy'undi?
ni gute umuntu yemera gukoroniza bene wabo mu nyungu z'umugome badafitanye isano? sinjya mbyumva. Cya kabiri, ni gute abaturage babona umuyobozi nk'uwo ukora mu nyungu z'amahanga bamukomera amashyi, abo babyaye bakinjira igisirikare bagiye kumurinda, bakamurinda. Sinjya mbyumva, sinjya mbisobanukirwa. Ni gute tunezererwa, ni gute tunezererwa tukabyina tukishima tukagenda mu mamodoka avuza ubuhuha, ariko tubizi neza ko turi amatungo y'abandi? Ni gute nyuma y'ubwigenge imyaka irenga 70 ishize abantu batavuga bati reka noneho tugire icyerekezo cyacu tudategetswe n'undi uwo ari we wese? Ni gute abanyafurika, leta za Afurika, imishinga yabo yose y'iterambere n'imishinga y'ejo hazaza byanze bikunze inama zitegura zigomba kuba zirimo umuzungu nibura umwe, umukoroni nibura umwe? Ni gute ibihugu byose, hafi ya byose bya Afurika, bikora budget y'umwaka bigashyiramo pourcentage y'inkunga n'imfashanyo bazahabwa n'ababakoronije n'ababagize abacakara? Ni nk'uko wategura amafunguro ariko ugasigamo ibyo uri bwongere muhawe n'umurozi, umuturanyi w'umurozi wakumariye abana cyangwa wakwiciye ababyeyi. Byumvikana bite? Nta gisubizo mu by'ukuri bifitiye. Sinzi niba ari uko abirabura batuzuye, bafite ubwonko butuzuye, sinzi niba ari uko abazungu iyo bagiye gushyiraho abayobozi ba Afurika, ba bandi bashyirwaho n'abazungu, bareba ba bandi nyine byoroshye kumanipira. Buri muntu yakwishakira igisubizo hanyuma agatekereza ngo ni iki namarira Afurika, bene wacu, abari hano ku mugabane, baba abari muri Amerika, baba abari mu Burayi, ni iki namarira umwirabura ahava akagera, tukigobotora ubukoroni, tukagira ibihugu byunze ubumwe, tukagira abaturage bunze ubumwe. Harako ntarimvuzeho, uyu munsi dufite ibyitwa imitwe y'iterabwoba ku mugabane wa Afurika, yirwa yica abanyafurika. Iyo mitwe abayigize ni abanyafurika b'uruhu rw'umukara rwirabura rwacu, uruhu rwiza rwirabura, ariko bakorera Abafaransa, bakorera Abanyamerika, bakorera Abongereza, bakorera Abanyaburayi muri rusange. Ni gute? Sinumva ukuntu umuntu just kubera amafaranga, umukoroni, umuzungu uzi neza ko ntacyo mupfana, icyo areba ari inyungu ze, aza akakubwira ngo ngwino ujye mu mutwe tugiye kwita uw'iterabwoba urwanya iriya leta.
kuko abayiyoboye ntago muri tribe imwe ikiswe amoko kimwe. Umuntu ubikubwira ni umuntu w'umutuku ufite uruhu rutukura, uvuga ururimi mutumvikanaho, ufite umuco utandukanye n'uwawe, ariko arakubwira ngo abayoboye musa, mufite isura imwe, mufite umuco umwe ndetse n'ururimi hari igihe aba ari rumwe, ngo bariya ni abanzi bawe. Ntibaba abanzi bawe kurusha uko we ari umwanzi wawe. Ubyemera ute ukajya muri uwo mutwe mukica bene wanyu ku nyungu z'umunyamahanga? Sinjya mbyumva. Ntekereza ko umwirabura aho uri ukagera ukwiye gutekereza ko undi mwirabura ahari akagera muva inda imwe. Muva inda imwe, sogokuruza na nyogokuruza ni umwe. Icyo ni kimwe. Ukwiye kumukunda uko byagenda kose. Icya kabiri, ukwiye kumenya ko abirabura bo ku isi yose, andi moko yose aratunena. Abazungu baratunena, abashinwa baratunena, nubwo atari babi cyane, nubwo atari byo bya sisiteme yabo. Abarabu baratwanga. So dusangiye uru rwango abandi batwanga kuko twiswe babi, twagizwe insina ngufi. Dusangira urwango abandi. Ntabwo dukwiye natwe kwangana hagati yacu. Dukwiye gukundana, tugashyira hamwe. Uko gushyira hamwe bikaduha imbaraga zirukana umukoroni n'ingaruka ze burundu muri Afurika. Hanyuma tugakora Afurika ifite imbaraga, ifite ububasha bwo kwirwanaho no kwirinda umwanzi uwo ari we wese. Imana yaduhaye ubukungu kamere dushobora kubyaza umusaruro, tugakora igihugu cya Afurika gikomeye, cya kintu twakwita hyper pouvoir, kirenze kuri super power. Hyper power. Hyper power ni ikintu kirenze kuri super power. Afurika tugize urukundo tugashyira hamwe, ngicyo icyo twaba hyper pouvoir. Twaba igihugu cy'igihangange ku rwego ruhanitse, ku rwego rurenze. Ibibazo byose nagiye nibaza, nawe ubyibaze, hanyuma ubishakire igisubizo. Ariko igisubizo nyacyo ni urukundo, ni ubumwe, n'umujinya, no kurakazwa n'ibyo dukorerwa n'abakoroni, n'abatugize abacakara, n'abambari babo bari muri twebwe biyemeje kuba imbwa zabo, biyemeje kuba imbwa zabo zishumurizwa bene wabo zikabarya. Ndabashimiye. Bavandimwe muduteze amatwi kuri Vision TV, turasuhuje twifuriza amahoro ya Nyagasani kandi tubashimira ko mudukurikiye. Turashimira cyane by'umwihariko abantu bamaze gukora subscribe. Tubasabiye imigisha ya Nyagasani kuko abo ni abantu bagira urukundo, bifuza ko abandi batera imbere. Nawe niba utarakora subscribe, yinkorere, ubundi Imana ikumpera umugisha. Sinzi impamvu ubundi umuntu atabikora. Gukanda subscribe nta n'isegonda bitwara, kandi ukaba ukoze ikintu gikomeye, utereje umuvandimwe imbere. Hanyuma ingingo rero iragira iti, bigenda gute, byikora bite
ngo abantu bamwe bemere kuba ingaruzwamuheto, bemere kuba amatungo y'abandi, imyaka 100 ishire barabyemeye uko. Abantu rwose bakaba amatungo y'abandi, bakabinezererwamo, bakabibyiniramo, bakabibamo imyaka 100 wagira ngo nta cyabaye.